Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza umerere hose inshuti bakunzi ba Sports Reporter Media, nanjye ubwanjye ndabakunda cyane nkabaje kubagezaho byinshi bitandukanye ndetse n'ibyo njye namwe tuje kuba tureberaho. Ntabwo nakubwira ngo bimeze gute cyangwa se ni update nshyashya, ni amakuru mashya nkuzaniye, gusa ibyo nkoze nabyo bisa naho ari bishya. Ngira ngo nkuko uri kubibona ni APR Football Club iri guserebura igikombe cya shampiyona ku ruhande gato, ndetse ukanabona line-up. Nizere ko line-up rero iri kugaragara neza, namwe muri kubibona. Icyo nshaka ni kimwe, nuko ngiye namwe tuza kuganira kuri iyo line-up muri aka kanya, tukaba ariyo kintu tugiye kuganira ngo turebe ese koko ibi ngibi birashoboka bigendanye nuko APR Football Club umwaka utaha w'imbikiro izaba iteguye. Niyemeje kubagezaho byinshi bitandukanye muri APR Football Club na byinshi bitandukanye muri andi ma equipe, ariko tuzatugenda tubabwira byinshi biba bigezweho gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa nuko wowe utarakoze subscribe cyangwa utarakora subscribe, birumvikana ni wowe tubanje bwa mbere ushaka usabwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ntabwo rero tuza gutinda, nkurikije uko ubibona ku ifoto tugiye kurebera hamwe line-up cyangwa se 11 bashobora kuzajya babanzamo ba APR Football Club umwaka utaha w'imikino, bigendanye nuko muri APR Football Club hari amakuru menshi y'abakinnyi bazasohoka, kandi bikavuga ko hari abakinnyi bagomba gukina n'abandi batagomba kwirukanwa muri rusange. Mu kiganiro giheruka cyatambutse mu kanya gato cyane, nawe uri kugenda ubona kibanziriza iki ngiki nkugejejeho, nakubwiye ko hari abakinnyi benshi ekipe ya APR Football Club ishobora kwirukana abandi bagasigara. Nkuko nabikubwiye, hari urutonde rwasohotse rwari ruriho amazina y'abakinnyi bashobora kuzirukanwa muri ekipe ya APR Football Club, ariko urebye none kuri uyu munota hari amazina atari ku rutonde amazina y'abakinnyi bazirukanwa, gusa bataragira aho bajya ndetse bataragira aho berekeza. Hari n'abandi bagiye ku rutonde rw'abakinnyi birukanwa kandi batazirukanwa. Nabwo ndaje nkubwira impamvu z'abo bakinnyi batazirukanwa ndetse n'impamvu yabyo. Hanakubwiye impamvu ya Nzotanga, nkubwiye n'impamvu y'uwitwa Byiringiro Gilbert muri umuna wazitandukira muri Police Football Club, ariko ndaje nkubwiye n'impamvu amahirwe ari menshi yuko Nsengiyumva Irshad atasohoka muri APR Football Club, ariko nanone ashobora gusohoka bitewe nuko APR yakitwara muri transfer y'umugabo nakubwiye mu makuru agiye atambuka y'uwitwa Richard Bazimbo Kirongo. Zingo akaba ari umumediateri w'umurundi urusanzwe akina muri Bumamuru, ngira ngo uyu nguyu rero nawe Richard Kirongozi akaba ari umwe mu bakinnyi ekipe ya APR Football Club bivugwa ko iri gukurikirana bya hafi igihe cyose yarekura abakinnyi batandukanye, by'umwihariko abangaba bakina hagati mu kibuga nyuma yo gutakaza witwa Mugisha Bonheur Kasebiro. Kandi n'itegeko ko buri bonari ya muri ekipe ya APR Football Club agomba kuba afite umusimbura we kabisa. Munyemerere rero duhite twinjira kuri iyi line-up, ngira ngo namwe burimo murayibona. Ni line-up tugiye kurebera hamwe mwe twese, tureba ese ninde wagakwiye kuvanzamo hagati y'aba bombi muri rusange. Munyemerere duhite dutangirira mu izamu, harimo Pavel Nziranongo muri line-up nakoze namuhaye nimero 1. Anga rwose ntago tuza kubidutaho, urebye performance ya Pierre mu myaka ishize yego ni nziza, gusa haje umuzamu Pavel Nzira, umuzamu wa mbere wa Congo Brazza. Impamvu bamuzanye nuko babonaga muri ekipe ya APR by'umwihariko mu gice cy'izamu harimo ikindi kibazo. Tuhita tujya kuri kabiri, hari uwitwa Ombolenga Fitina. Hanga ntago tuza kubidutaho, gusa hari benshi usanga baprefera Nzotanga, abandi bagaprefera Ombolenga, ariko twebwe twaprefeye witwa Ombolenga Fitina, akaba ari kuri kabiri. Kuri gatatu nkuko muri kubibona twamaye nimero 3 nk'izo asanzwe byambara, ni niyo mugabo Korode. Nawe ni umukinnyi, nibyo ni umukinnyi mwiza mu kudefanda, yego no kwataka ntago byamunanira, gusa bigiye mu buryo bw'imyatakire Christian buri hejuru, ariko twahisemo uyu nguyu niyo mugabo Korode nk'umuntu ushobora kwataka kandi akanadefanda.
muri defense ntago tuza kubitindaho ni Salomon Banga ndetse n'uyu nguyu Nigena Clement. Salomon Banga n'uwo twaye nimero 4 mu gihe Nigena Clement twamaye nimero 13. Tuhita tujya hagati mu kibuga, ariko mbere ko njya hagati mu kibuga nuko nakwibutsa ko kugira ngo dushyiremo Salomon Banga nuko uwitwa Daniel Ngwesi Ndasika Diang icyizere cyari gihari ko ashobora kuza muri equipe ya APR Football Club byaje kurangira byanze, nako APR FC itaninga kuri uyu musore Salomon Charles Banga Bijeme Bienveni w'umunyakameruni. Hagati mu kibuga uwo ngo twahaye nimero 15 bamwita Jimirimana Isubayeri Pichu, twamuhaye nimero 15 nk'uko tubona ari we ushobora kuzakina nimero 6 kandi akaba yayikina neza uko obikwiye akayikina muri equipe ya APR Football Club. Ubwo ngubwo ahagakwiye kujya Tadei Ruwanga twashyize uwitwa Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco rero ni umukinnyi bivugwa ko ari nawe amahirwe ahabwa menshi cyane, nubwo nabonye benshi bugenda mu mutora amahirwe menshi aramusatira, avuga ko Ruboneka Jean Bosco ari ushobora kuba kapiteni wa equipe ya APR Football Club. Bigendanye nuko situation imeze, bigendanye nuko Prince Buregeya ahabwa amahirwe make yo kuba yabanzamo muri no equipe ya APR Football Club kandi akaba atarirukanwe. Hagati mu kibuga kandi twashyizemo witwa Sharaf Erdin Shaibubu ari uyu nguyu ni umunyasudani wakina amakipe atandukanye arimo nka Simba Sports Club mu gihugu cya Tanzania. Rero twamushyizemo tubona ko batatu bashobora gukina hagati ni Pichu Ruboneka ndetse na Sharaf Erdin Shaibubu. Bigende gutyo nuko nguko. Impamvu rero mitangaruka kuri Nsengiyumva Irishad ushobora kaze gatoya nkugarukire kwitwa Nsengiyumva Irishad ni impamvu adashobora kwirukanwa. Icyo usabwa we nukuba uri kumwe nanjye. Nibyo nari nyikomeje kuwitwa Irishad Nsengiyumva impamvu ashobora kutirukanwa muri equipe ya APR Football Club nuko urebye nta bandi bakinnyi bo hagati bari kandi buri mukinnyi agomba kugira byibura umusimbura we. Ubwo no kuvuga ngo umusimbura Pichu ashobora kuba nibyo, ashobora kuba uyu nguyu, ashobora kuba Tadei Ruwanga uyu nguyu wa Ruboneka akaba Irishad, hakaza n'uyu wa Shaibubu, hakaza wida ari kwitonda Rebaka ushobora gukina inyuma y'umwataka. Sasa tugiye kuri Fonte Ariye cyangwa se ku mwanya imbere ku ruhande rw'iburyo twashyizeho witwa Apama Songwe Bemoro yambaye nongo twaye nimero 7, mu gihe ku 9 twashyizeho Victor Mbawoma nongo muri kubona twaye nimero 9, mu gihe iruhande rw'iburyo twashyizeho witwa rw'ibumoso twashyizeho Gilbert Mugisha. Benshi baravuga bati Gilbert Mugisha nibyo ni umukinnyi wa equipe, ni umukinnyi umaze igihe muri equipe, ni umukinnyi uyizi kandi ukaba zina shampiyona ya hano mu Rwanda, ariko benshi ntago batinyaga guprefera uwitwa Dani Ndikumana. Uyu muhungu akaba yaraturutse mu gihugu cy'Urundi mu ikipe ya Ruginzo. Rero benshi bakavuga bati mu mwanya wa Dani Ndikwa Gilbert hagakwiye kujyamo Dani Ndikumana. Rero twebwe iyo niyo line up tubona iri probable cyangwa se ishoboka APR FC yabanza muri yakitwa neza, gusa iyo niyo twikure nka Sports Reporter Media. Rero akaba iyo line up twebwe twakoze dutegereje kureba ese kuko umutoza uzaza muri APR Football Club kwavuzwa amazina menshi y'abatoza n'ubu bakaba hakivugwa abandi, we azagira ayahe mahitamo. Dore nako aba bakinnyi bose nibaratangira imyitozo, ndetse impamvu bataratangira imyitozo abanyamahanga ntabwo ndamenya impamvu bataratangira imyitozo, gusa abandi bakinnyi bari basanzwe muri equipe ya APR Football Club batangiye imyitozo ya gym, ni imyitozo yo kugorora umubiri bigendanye nuko bari maze igihe batajya mu kibuga. Gusa wenda ikibazo cya APR mu masaha ari imbere no mu minsi iri imbere y'izimera z'icyumweru ndetse no mu ntangiriro z'icyumweru tugiye gutangira kuwa mbere tuzaba twamenye umutoza equipe ya APR Football Club, kuko impamvu byari birimo gutinda nuko kugeza kuri no munota hari abatoza Ben Musa Budesatari n'umutoza Jamal Dine Nafat bari basinye amasezerano y'umwaka umwe, kandi amasezerano yabo yagombaga kurangira kuri uyu wa gatandatu tariki 15 z'ukwa karindwi nibwo amasezerano yabo agomba kurangira. Rero APR ntabwo yari gutangaza umutoza mushya abahari batararangiza amasezerano. Nta makosa APR byari guyihanisha cyangwa se bigatuma banayica amafaranga. Rero mu kunyuma yuko abagabo barangije amasezerano yabo bakaba bagiye gukomereza hano, ndetse n'ibyo bakoraga muri APR bikaba byararangiye muri zimera y'icyumweru ndetse n'intangiriro z'icyumweru cyo kuwa mbere nibwo tugomba kumenya umutoza equipe ya
APR Football Club. Updates zizagenda zize tuzagenda tuzibagezaho 5 kuri 5. Reka ngushimira ahubwo nkubwiye nikomeza ugira ibihe byiza dore mu yandi makuru yacu ataha. Ariko icyambere subscribe na comment, ese iyi line up irashoboka? Ese wowe wakora iyihe? Ntacyo bitwaye nawe kuba wakora line up muri comment kugira ngo tugende tureba ese byaba byifashe bitemo. Komeze rero mugubwe neza, nizeye ko tuzagurana mu yandi makuru yacu ataha.